twongeye turatomboye kubera iki kuko tujye guhura n'Imana nyir'ubuntu ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana ni muhumure. Imana twandikiye ibaro riryoshye cyane kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe tariki 25 Nyakanga 2022 ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Mutagatifu Yakobo intumwa. Isomo rya mbere muri ya kabiri kwa Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 4 umurongo wa 7 kugeza kwa 15. Bavandimwe twebwe intumwa turasa naho uwo mukiro tutwaye mu tubindi tumene ku busa bigatuma bose babona ko ububasha buhanitse buturuka ku Mana aho kutwitirirwa. Baraduhutaza hirya no hino ariko ntidutembagara, turugarijwe ariko tugatambuka ariko ntidushyikirwa, twatuwe hasi ariko ntiduheranwa. Igihe cyose tugendana imibabaro y'urupfu rwa Kristo kugira ngo n'ubuzima bwe bigaragaze mu mubiri wacu. Nubwo turi bazima bwose duhora tugabizwa urupfu duhorwa Yezu kugira ngo ubugingo bwe bugaragarire muri iyi mibiri yacu y'imfabusa. Twebwe ariko urupfu ruratubungamo naho muri mwe ubuzima ni bwose. Ubwo dushyigikiwe n'ukomera ko byanditswe bivuga biti naremeye bintera kwamamaza, natwe turemera akaba ariyo mpamvu twamamaza. Koko turabizi uwazuye Nyagasani Yezu natwe azasuzurana nawe kandi twese azatwakira iruhande rwe. Ibi byose nimwe bigirirwa kugira ngo musenderezwe neza y'Imana maze murusheho kuba benshi bashimira Imana bayihesha ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 126. Ababibana amarira basarura n'ibyishimo. Igihe Uhoraho agaruye Isiyoni abari barajyanywe bunyago twabanje kugira ngo turi mu nzozi. Ubwo umunwa wacu uzura ibitwenge n'ururimi rwacu rutera indirimbo z'ibyishimo. Nuko mu mahanga bakavuga bati Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza. Kuko Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza niyo mpamvu twasazwe n'ibyishimo. Uhoraho cyura amahoro abacu bajyanywe bunyago, ubazana nk'isumo y'amazi atembera mu butayu. Ni koko umuhinzi w'ibana amarira asarura n'ibyishimo. Uko agiye agenda arira yitwaje ikibiro cy'imbuto, yagaruka akaza yishimye yikoreye imiba y'umusaruro. Ababibana amarira basarura n'ibyishimo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 20 umurongo wa 20 kugeza kwa 28. Muri icyo gihe nyina wa bene Zebedeyi asanga Yezu ari kumwe n'abahungu be bombi, arapfukama ashaka kugira icyo amusaba. Yezu aramubaza ati urashaka iki? Undi aramusubiza ati dore abahungu banjye bombi tegeka ko bazicarana nawe umwe iburyo undi ibumoso mu ngoma yawe. Yezu arabasubiza ati ntimuzi icyo musaba, mushobora se kunywera ku nkongoro ngiye kunyweraho? Baramusubiza bati turabishobora. Yezu ati koko muzanywera ku nkongoro yanjye naho kwicara iburyo n'ibumoso bwanjye si njye ubitanga, nibyo abo Data yabigeneye. Abandi 10 babyumvise barakara abavandimwe bombi. Yezu arabahamagara arababwira ati muzi ko abahawe kugenga amahanga bayagenga uko bashatse kandi ko abatware bayo bayategekesha gahato. Kuri mwe rero si uko bimeze. Aho gushaka kuba mukuru muri mwe niyigira umuhereza wanyu. Uzashaka kandi kuba uwa mbere muri mwe azihindura umugaragu wanyu. Ni nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bagaragu b'Imana ni mutwaze mukomere. Mbere kuri iryo jambo abagaragu serviteur, abatware abashefu nibaza kumva ndisorejeho ntibandakare ntibandebe nabi, akamvugo ngo imfura ingana na se, tel père tel fils. Mu isomo ry'imibare mathématique bakunze gukoresha mu bimenyetso byinshi ariko harimo bitanu by'ingenzi ari byo guteranya, gukuramo, gukuba, kugabanya ndetse na bingana cyangwa bihwanye. Icyo cyanyuma rero cyitwa bingana signe d'égalité nicyo tujye gukoresha kuri uyu munsi wa Mutagatifu Yakobo intumwa, aho tugendeye ku masomo y'uyu munsi aryoshye cyane tuza kubona ko hagati y'intumwa ya Kristo n'imibabaro hajyamo nyine icyo kimenyetso cyabihwanye bingana. Mutagatifu Yakobo ni umuhungu wa Zebedeyi, avukana na Yohani, bombi bari abarobyi mu kiyaga cya Tiberiya. Bavuka heza batora nyina mu Galileya, yabasanze bari mu bwato na se barimo baroba amafi. Umwuga wari ubatunze.
nuko Yesu akababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Amen. Yesu ku ikubitiro yatoye intumwa enye za mbere azikuye hehe? Mu bwato ziri kuroba amafi, aribo Petero na Andrea bavukanaga bene Yona, ndetse na Yakobo na Yohani nabo bavukanaga bene Zebedeyi. Hari ibibazo nka bitatu twebwe abantu dukunze kugira amatsiko twakwibaza mu itorwa ry'izi ntumwa n'ukuntu Yesu aziha ubuyobozi. Rimwe rimwe twebwe abantu tukabona nk'aho ari injustice, nk'aho nta butabera Yesu yakoresheje mu itorwa ry'intumwa 12. Ikibazo cya mbere, kuki atari Yohani murumuna wa Yakobo uyu turi kuzirikana Yesu yahaye ubuyobozi bwa kiliziya, ko ari waregamiye Yesu mu gituza n'inkoramutima ye, yakamuherekeza mpaka no ku musaraba, Yesu akanamuraga ndetse na Bikira Mariya? Kuki atari we asigaye kiliziya mu gihe Petero yari yamwihakanye gatatu kose, akaba ari Yesu ashinga kiliziya ye? Ikibazo cy'amatsiko cya kabiri, kuki bamata bari barize ibya comptabilité, imicungire y'umutungo baraminuje, bafite za experience mu by'imisoro ndetse n'amahoro, ariko Yesu yajya gutora agatora comme économe général, agatora Yuda akaza no kumugambanira. Binashoboka ko nta dushuri Yuda yari afite. Mukomeze mwibaze. Ikibazo cya gatatu, ubundi kuki Yesu atatoye abarimu mu bigisha amategeko ndetse n'abafarizayi, abaganga, impuguke zo muri icyo gihe cye, ko arizo zari no kumufasha kogeza inkuru nziza kugera kure nk'abantu bize nyine ibisome? Ariko Yesu yajya gutora mu byumva babyeyi, agatora babarobyi babandi bibera mu kivu mu nyanja. Abarobyi babyeyi, ntabwo natwe tujye kwihandagaza ngo dusubize ibibazo, ariko turagenda ku gisubizo rusange Yesu ubwe yitangira ko ibyo dukorera byose, uko adutora kandi akaba ari undi dushoboza, ko ibyo byose ari ukugira ngo tuganishe mu nzira nziza, inzira y'ijuru, nuko dutegurira ijuru. Ikindi kandi Yesu nyirimpuhwe, kuko twabizirikanye muri Evanjiri, ni umugaragu. Yesu yaje guhamagara abanyabyaha, za mpuhwe za Yesu zigera kuri buri bose. Yesu rero ntakangwa n'ubuhanga, amashuri, igihagararo ndetse n'imisusire, ahubwo kimuzana n'impuhwe. Bakristo bavandimwe, abanyagalilaya kubw'umwuga w'uburobyi bakoraga wari ubatunze, ngo hari ibintu bibiri by'ingenzi caractère byabarangaga, ni ishyaka ndetse n'amayeri. Abarobyi burya ni abanyembaraga. Niba abantu baruha bakarara amajoro bavunika bashakisha ifi, bisaba rero ingufu physique même, bigasaba n'amayeri, kuko ngo ifi burya igira amayeri menshi. Abarobyi murabizi, bisaba nanone umuntu ufite amayeri kugira ngo babashe gutega iyo fi. Abarobyi aho muri nimwubahwe, abanyagalilaya rero amayeri yabo yarashingiye ku kutaryarya, la franchise, kuba umunyakuri, umuntu utiyorobeka. Namwe murumva ko kubitiro Yesu atari guhita atora abanebwe ndetse n'indyarya. Yesu na mu mayeri ye abizeza ko bazakomeza uwo mwuga wabo, nzabagira abarobyi b'abantu. Urumva ko atari kwibeshya ngo babwira ati nzabagira abantu bakomeye, abacuruzi, abakomeye mu ngoma yanjye. Kubera iki? Kubera ko uyu mwuga wabo niwo n'ubundi wari ubatunze. Yesu rero akabahendahenda buhoro kugira ngo abereke, abanyuze muri wa mwuga wabo, abaganisha ku mwuga wundi, umwuga w'ingoma y'ijuru, kurobera Yesu abantu. Imyuga yacu duteraga ibyishimo Yesu akayihindukiza, akayibyaza mu undi mwuga mwiza, nawe uzakomeza kudutera ibyishimo hakurya y'imva, kuko hakurya y'imva nyine hari ubugingo. Uwo mwuga rero bakaba bagiye gukomeza ku bundi buryo, muri cya kimenyetso cy'abingana bihwanye. Uburobyi bw'amafi buhwanye n'uburobyi bw'abantu ku bundi buryo, nuko basigaho ubwato na se baramukurikira. Amen. Dore ibyamenyetso rero byabingana bishushanya amarenga Yesu yabaciraga. Ubwato bushushanya kiliziya ya Yesu Kristo ihura n'imiyaga myinshi ariko igatsinda, naho abarobyi bishushanya intumwa ze zizamurobera abantu amafi menshi, nyine abakristo benshi, intumwa zizunguka. Mu mavanjiri tujya twumva Yakobo, Petero na Yohani bakundaga kuba bari kumwe na Yesu, nk'umwihariko wa Yesu ku buryo bwa hafi kandi igihe kirekire. Tujya tubabona henshi Yesu yihindura ukundi, kwa Yayiro azura umukobwa we, kwa nyirabukwe wa Petero, mu murima wa Getsemani n'ahandi. Bigaragara ko Yesu yakundaga kujyana nabo aho rukomeye. Yagiraga ngo rero bazamubera abahamya bingana aho rukomeye nyine. Yesu rero akaba yarabicije amabanga akomeye, kuko twabizirikanye mu isomo rya mbere bati, bavandimwe twebwe intumwa turasa naho umukiro tuwutwaye mu tubindi tumene ku busa.
bigatuma bose babona ko ubwo bubasha buhanitse buturuka ku Mana aho gutwitirirwa. Amen, amen. Icyubahiro mfite ni icyanjye, barakinyitira cyangwa ni icy'Imana. Ikimenyetso gikomeye tuzi kuri Yakobo intumwa turi guhimbaza ni uko nyine yaje kubasabira imyanya kwa Yezu, nk'uko twabyumvise mu ivanjiri ya none bati icyo gihe nyina wa bene Zebedeyi asanga Yezu ari kumwe n'abahungu be bombi, arapfukama ashaka kugira icyo amusaba. Aramusaba ati kwicara umwe iburyo undi ibumoso bwa Yezu mu ngoma ye. Amen. Bakristo bavandimwe, hari uwakwibeshya akagarukira ahangaha ku ngoma hano ku isi ngo niyo Yakobo na Yohani basabirwaga. Wenda bashobora kuba barabisabye batari bazi ibizakurikiraho, cya kimenyetso nyine cyabingana ukuntu kizakora umuti. Ariko ingoma ya Yezu ahemba intumwa ze ni uguheka umusaraba. Nibwo Yezu nawe babajije ati mushobora kunywera ku nkongoro ngiye kunyweraho? Nuko baramusubiza bati turabishobora. Amen. Gusaba neza bingana guhabwa neza, ibumoso n'iburyo. Abahanga rero mu gusesengura Bibiliya bemeza ko iyi myanya basabaga barayibonye koko, aho Yakobo yishwe aciwe umutwe na Herodi agana mu mwaka wa 43, aho Kristo nuko abo wa mbere mu ntumwa za Yezu Kristo uko ari 12 waho bwa mbere Kristo mu ntumwa ze nyine, naho Yohani ntumwa muri umuna we nawe ni wa nyuma mu ntumwa uhitabye Imana bwa nyuma. Nguko abahungu ba Zebedeyi bombi bicaye umwe iburyo undi ibumoso bwa Yezu, cya kimenyetso cyabingana. Nuko Yezu nyine akabajya hagati, urupfu rwa Yezu nk'ikimenyetso cyabingana. Ngo umunsi umwe abana babiri bavukanaga ngo bigana mu ishuri rimwe. Noneho igitangaje ngo umuto ngo niwe wabaga uwa mbere muri iryo shuri. Noneho ikindi gitangaje cyane kurushaho ngo umukuru ngo niwe wabaga uwa nyuma muri iryo shuri. Nuko abana bombi baje kwereka se indangamanota babonye, bari biteze nyine ko nyuma agiye guhabwa igihano gikomeye cyane. N'uwa mbere akabahembwa by'agatangaza birumvikana. Ngo nuko se ngo arabashima cyane ati nuko bana banjye, umwe ibumoso undi iburyo, mujye mubagota mubashyire hagati hato hatazagira ubacika, mubagotere hamwe. Abakristo bavandimwe, imyanya ya Yakobo na Yohani nyina yaje kubasabira ntabwo ari yo kugota abantu kugira ngo babice, ahubwo kugota abantu kugira ngo babakize, bitangira abandi bakamwera ku nkongoro ya Kristo, gusangira na Kristo babare ngo abantu bakire. Bana banjye mujye mubagotera hamwe ntihazagire n'umubacika. Tujye gusoreza mu ishuri ry'abayobozi, ishuri ry'abaminisitiri. Burya ngo abayobozi bagira ishuri batorezwamo by'umwihariko. Rero mwana nawe niba wifuza kuba umuyobozi ukomeye, ba minisitiri, dore ishuri uba witegura hakiri kare, cyangwa mu gihe witegura umwana hakiri kare, maze nawe azaba umuyobozi ukomeye. Ngo hirya kure cyane muri Afurika, ngo umuminisitiri yari afite umusekreteri, umunyamabanga, ubanza ngo yari sekreteri permanent. Yatitire abavyeyi y'ubu, nuko kibaza niba uwo sekreteri nyine azumbiraho. Kwa kundi rero mbere yo kujya mu biro by'umuyobozi mukuru ubanza kunyura ku bunyamabanga, ukibaza nanone niba haje igitero gikomeye umunyamabanga ashobora kwemera gupfa mbere y'umuyobozi we, cyangwa niba uyu muyobozi aba ari ukwihisha ibisasu cyangwa ibitero bikomeye bishobora kubanza kumunobagura n'ibindi byose byamukubita mbere, bityo akajya kwisha mu cyumba cyo hirya. Bityo ba sekreteri nyine akabanza kuba ari bo bapfa. Ese nanone iyo haje n'ifaranga, sekreteri niwe ufungura yabahasha bwa mbere? Ibaze nanjye nibaze. Nuko inkuru y'umwana isubira inyuma. Muri ibyo biro bya minisitiri ngo haza kuza ibaruwa, nk'uko byari bimenyere ko sekreteri abanza kuyifungura. Bityo sekreteri agashungura iza kugera ku buyobozi kwa minisitiri ndetse n'itahagera. Ngo iyo baruwa yari yanditsemo ngo ku mugaragu wacu ndakwinginze ngo uzuntabare, ntuye mu kabande kure aho narwaye ndembera mu rugo, ntawe unyitaho ntawe ungeraho, kuko ncumbitse bigoye guhagera, nta modoka ihagera, nta moto ihagera, nta kinyabiziga kihagera, n'amaguru yari ubwitange kuko ni mu mikokwe no mu mihana, none ndakwinginze ngo uzuntabare. Nuko sekretari akimara gusoma iyo baruwa arumirwa, yibaza nyine aho hatagera imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga uburyo minisitiri wiyubashye gutyo azahagera. Ariko ntabwo ari cyo gusa cyamubereye ikibazo gikomeye, ahubwo yifuza guhita ashwanyura iyo baruwa vuba bwangu, kuko nyine ngo itari ikurikije imyandikire y'amabaruwa yarasanzwe yakira. Amabaruwa asanzwe ajya ku buyobozi, titre honorifique, banyakubahwa nyine, ahubwo ngo ku mugaragu wacu. Mbega ibaruwa ngiyo yo kujora umuyobozi no gutamenya agaciro k'umuyobozi, ngo ku mugaragu wacu kweri. Nuko sekreteri ararakara cyane, yiyemeza kuyishyira mu gatebo cy'imyanda pibel, ngo aze kuyica cyangwa kwijugunya hanyuma. Nuko muri cya cyumba cy'indani minisitiri ubwo yari arimo,
yumva umunyamabanga we ari kwivovota cyane yijujuta, ari no kwivugisha nk'utukana utongana, maze arasohoka ajya kureba ibyabaye. Nuko umunyamabanga ntiyaripfana, maze amwereka aho jugunye yabaruwa muri piberi y'abantu bo muri ako gace batagira ikinyabupfura bubahuka abayobozi. Nuko minisitiri afata yabaruwa bajugunye atangira kuyisoma ngo ku mugaragu wacu, ngaho fora uko minisitiri nawe agiye kubisha byikubye nka 5 uburyo abaturiye ako gace bari muri icyo cyubahiro cye. Nuko muri ako kanya minisitiri abwira sekreteri we ati, guhera ubu amabaro yose uzajya wakira yanjye ngenewe ujye yashyira mu duseke 2 ngiye kuguha. Agaseke kamujye bikamwe amabaruwa ariho titre honorifique, amabaruwa yabazi gukoresha neza amazina y'akazi: nyakubahwa, nyiri cyubahiro, son excellence, honorable, nanda ataka ubuyobozi. Ayo ngaho rero no kwitonderwa, kuko abo ngabo baje kunsaba icyo ndafite, kuko umuntu wese usaba akoresha amaringushyo de titre honorifique, akagutaka bikaza kurangira agutabye, akahugusha neza agambire kugira ngo agire icyo agukuraho, agire icyo umuha. Amabaruwa rero yo gusaba ujye yabikaho ngaho. N'aka gaseke ka 2 ukabike neza. Ni amabaruwa yo gutanga, nabo uzumva banyandikiye ngo umugaragu wacu. Aho rero niba bagiye kumpa akazi mba ntomboye ikiraka, bakambe akazi n'imibereho mba ntomboye yatangiye agira atyo, kuko nguwo nyine ni umpa service, uwo ngo ni umvuga ukondi, kuko nyine ntaba mbeshye akamvuga ukuri. Secretary yaba ruzi ko ijambo ministre riva ku ijambo ry'ikilatini ministry bigasobanura serviteur, umugaragu, ndetse n'ijambo autorité biva ku nshinga y'ikilatini augere bikavuga ngo kuzamura mu ntera, kuryama abandi bakakugenderaho, kugeza abandi aheza, ku mugaragu w'abandi nyine. Nuko muri aka kanya minisitiri amaze gushyikiriza sekretari we twaduseke 2, ubwo hari mu gihe cy'imvura y'amahindu. Nuko ahita yambara bote n'igikoti cy'imbeho, afata n'umutaka, maze afata yabaruwa, agenda areba ya myirondoro yayandushye aho iherereye ngo ajye kuyitabara, ayisanga handi mu kabande iwabo. Nuko muri ako kanya sekretari nawe arumirwa ati, burya uzi ko unkoresha ntari muzi, unkoresha sinari muzi. Bakristo bana b'Imana, Yezu Kristo minisitiri w'ikirenga, uzi ko ntamuzi, burya umuntu unkoresha simuzi. Wihaye Imana padiri, prêtre, est-ce que tu es prêtre, prêt à partir dans le pâturage pastoral ou bien pour régner, commander? Uri padiri kugira ngo uteke cyangwa kugira ngo utegeke? Uri padiri w'uminisitiri mu cyubahiro cyawe mu ntebe, cyangwa uri padiri kugira ngo ujye mu butumwa mu kabande? Umuyobozi mukuru aherutse kunseka bikomeye cyane, maze arambwira ati, padiri uzi ko muri kiliziya mu cyayenge ariho hasigariye amazina y'icyubahiro, titre honorifique seulement, ba sa sainteté vraiment, ba son éminence, ba son excellence, ba nyiri cyubahiro, ba nyakubahwa, ba padiri mukuru, ba mama mukuru, mère générale vraiment. Nuko uwo muyobozi abonye ntangiye kurira n'ikimwaro cyishugwa nari mfite, nuko arambwira ati, n'ikimenyemenya mu matitre akingiriza iyo titre nkuru yitwa ministre umugaragu. Bamwe bafata nkaho ari intebe y'icyubahiro, ministre wa mbere, ministre w'intebe. Nuko ukaguma muri icyo kinyanga ugakwita nyiri cyubahiro, son excellence, padiri mukuru, mama mukuru. Nuko ngo utabikwise ukaba warakara, yewe ukaba wamwima service yaraje kugusaba, mugaragu wacu. Utazi ngo iyo formule de politesse ukaba wamwirukana, ibaruwa ukayishyira muri pibere. Nuko mukibagezeza umwigana, utaraje gukorerwa no kugaragirwa, ahubwo umugaragu wa bose, serviteur de serviteur, serviteur par excellence c'est Jésus. Padiri, icyubahiro gikingiriza icyuri cyo. Nuko uko nakomezaga kurira kubwizo mpano ndi guhabwa, ndi kwibaza kuri iryo jambo rya nyuma uyu muyobozi asorejeho ati, icyubahiro gikingiriza icyuri cyo, icyubahiro gikingiriza icyuri cyo. Nuko nanjye mu kwikura mu isoni ndamusubiza nti, yewe burya nsanze umuntu nkoresha ntari muzi. Yakobo Mutagatifu intumwa, udusabire. Wese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukona Isilasi wa Diyosezi ya Cyangugu. Muze mwese ku meza ya Nyagasani, twakira umukiza.